mu gitondo cy'ejo nsubiye kongera kuri ka kazi musanga hagaze kuri irya baza ry'urukiko abarambuye uwo mwana ngo ugiye ko wari gutaha itasuze ingorofani muri gereza itananambara imyenda yanjye isanzwe bampa impapuro nyinshi zirenze 5 zanditseho byose icy'ingenzi cyari kiyo zitwaga liberté provisoire hariho umusoro w'amafaranga 400 w'umuntu w'umugabo w'umwaka 400 ku mwaka ntabwo wirukankaga bakarara mu yindi komine bahunga imodoka yaje kubasoresha kuri 400 ku mwaka mvuga ukuntu natangiye guhembwa bwa mbere amafaranga ya leta mpengo 4656 muri 90 umuntu azakwareka ko kandi ayo mafaranga ntubwo abumure yapinze ni amafaranga yubakaga inzu yatashoboza nami nkomeza Yesu ndinda guhindurwa n'ibihe. Turabasuhuje mwese abakurikiye icyumba cy'ibitekerezo ndetse na Zeraziritse TV muri uyu mwanya aho muri hose mukomeze kugira amahoro y'Imana. Nkuko mubireba rero muri studio turi kumwe n'uburi na Kwizera Valence muvuga butumwa wabigize umwuga cyangwa se Zeraziritse ryahamye akaba ari we mureba kuri screen zanyu niba tugiye kuganira muri aka kanya. Ndagusuhuje ndakwikirije muvandimwe Emmanuel komera aho nyuze hose uza kugira ngo dukore kino kiganiro nizere ko nta mbogamizi na nke bagihura amahoro mu muhanda ahantu hose n'amahoro. Byiza cyane. Aha rero reka dukomeze ikiganiro cyacu cyangwa se twinjire mu kintu cyitwa ubuhamya. Ubushize twaganiriye ku bintu bigendanye n'ubuhamya bwawe ubwo wari uri muri gereza hanyuma bagashaka kukwinjiza mu butinganyi ariko uza gusanga ibyo bintu bidakwiriye urabananira nyamara wari wariye ibyabo. Hanyuma unavuga ukuntu wasanzemo umuntu ngo arakwakira kandi akwakira neza cyane mu buryo utatekerezaga ngo kubera ko uwo muntu wowe mu buzima bwa mbere yo gufungwa hari ibyo wari warakoze ngo kandi wari waramuhemukiye. Nawe kubasha none se ni ibiki wari wamukoreye ku buryo bitari byiza ku buryo wumvaga umutima wawe ufite impungenge z'uko ashobora nawe kukwakira nabi muri gereza akaba yagira gutya akihorera. Uravuga uti reka tuzabiganire mu kiganiro kindi kizakurikiraho. Ubu rero nifuza ko ariho hantu wenda twahera noneho tugakomeza ariko mbere yo gukomeza wabanza ukabwira abantu intego zo gutanga ubuhamya kwawe ari izihe. Urakoze cyane. Intego nta zindi nizo nsoma mu ijambo ry'Imana. Urwandiko rwa mbere Paulo ndikije Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 12 ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije yuko yatekereje ko ndo kwizerwa akangabira umurimo we nubwo nabanje kumutukanye n'urenganya n'umunyarugomo ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. 15 iri jambo ryo kwizerwa rikwiriye kwemerwa rwose yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha muri bo ni njye w'imbere. Intego mfite kandi nuko nareba ko kuri iyi kamera nabona umunyabyaha wa kabiri wemera ko ari umunyabyaha uri mu nzira nk'izo narindimo nk'izo hari n'abandi bazirimo atabara atari yahanwa nk'uko nahanwe naciye mu ngorane nyinshi kubera ibyaha nzi ububabare bw'inkoni nzi ububabare bw'inzara nzi kunyagirwa n'amazi nzi kubara mu mapingu nzi akaga ariko bitewe n'ibyaha ndifuza ko nazabona umuntu kuri iyi kamera nasengera yabivuga atabivuga ku mutima yahindutse kugira ngo nawe abo wa kabiri yavuga Paulo yarivuze ngo niwe w'imbere ariko nanjye ravuga nti njye w'imbere nundi wese kora ko nabona wa kabiri. Uhamya ni ikintu gikomeye Emmanuel kandi mu madini amatorero uburi gutakaza agaciro abantu bakivuga ngo barimena inda bakikora mu nda no kwishyira hanze ngo kwishyira hanze rero mureke nishyire hanze ubwo ntawe uhashyize hari njye uhishyize nta kibazo ubwo ari ukwimena inda akaba ari yanjye mena atari yundi nta kibazo. Icyo nzi nuko ijambo rivuga ngo indirimbo ngo nungu utazi gushyomoka kuko utari umuhanga hamya gusa ko wamenye ko Yesu ababarira. Nge ndi guhamya ko namenye ko Yesu ababarira. Yego. Paulo ngo yabikoze mu bujiji atarizera nubwo yari yarize ari muri lisansi ngo yagize ubujiji. Umvise bamwe ko hari ubujiji budatinya uwize. Yego. Ngo yaratukanye agira urugomo aranarenga. Ibaza umuntu wize kaminuza utukana wabona kuri kamera tubonye undi nawe utukana kandi ari umunyabwenge agahindurwa n'ubuhamya mu. Uyu munsi ndahari ndatuje ndatunganiwe ndi umuntu wizewe n'inzego zose nyamara narigize kubaho ntizewe. Kristo nawe atekereje ko ndo kwizerwa. Muri make rero aho ubwo nabadukurikiye bwa mbere iyo niyo ntego bakatazajya bumva ubuhamya bwawe bakavuga bati sembe suriya abagambiriye ariko ubugambiriye kubwira abantu kugira ngo bumve Imana yagukuye hanyuma nabo bagire gute babivemo cyangwa nabo basaba Imana. Ubu buhamya ni ibintu bitatu naho Imana yagukuye
uko wahavuye aho ntiturahagera nukomeza ubu turacyaraho narindi rero byiza cyane turacyari ku gice cyaho narindi aha rero niho tugiye guhita dukomereza tuzakora ama episode mpaka tugeze hanyuma rero reka duhite dutangira aho ngaho rero wo kuvuga ngo ugeze muri gereza wakiriwe n'umuntu wari waragiriye nabi utari wafungwa abana nanjye anaje no kukwakira umutima utangira kudihaguza uravuga uti none uyu ko namugiriye nabi akaba mbona mfitiye urukundo aho niyo abagira ngo wenda azabona uburyo azamemukire aha rero ndagira ngo uhite ukomerezaho noneho utubwira ni iki mu by'ukuri wari waramuhemukiyeho utari wafunga cyane abatwumva tubibutse ko akari agace ka gatatu k'ubuhamya bwanjye nimudukurikira kuri za channel z'ubi mukadushakisha akambere murakabona n'aka kabiri murakabona akaturi kuganiraho na mwene data n'aka gatatu uwo muhungu yitwaga Kimana no baracyariho ntawe ukiriho ariko yapfuye mu isi yashize vuba ahantu ifu bita Kibari abantu mu Gicumbi baramuzi yarasigaye ari nk'umukarani yikorera imizigo abari mu mujyi asa nabi ariko uryo ko namugiragaho namushyiriye amafaranga igihe cyose kuko ntabwo nzikanye neza yangiriye nuko nta mugore yashatse nta n'umwana yigeze aba yaramwigeze namushakira nkajya mwitura neza se yangiriye wasanga hari wenda nuko utabimenye ariko umuntu w'Igicumbi uzi Kimana nkungu gikara cyane yapfuye abo mu Gibyumba araraho abonye akikorera imizigo uvuka Kibari niba hari umwana yasize azajya mbwira ati umwana wa Kimana arahari nzamwitura neza se yangiriye kabisa ngubu twabanaga mu bintu byo gukora akazi ko mu rugo n'ububobo n'ubuki byose twabibanagamo ntabwo ndirwa ntinda ngo namugiye gutya kandi nkibutsa n'abantu ko hari ijambo rivuga ngo kwirengagiza nabi wagiriwe biba mu gitabo cy'imigani ngo kandi ngo bimuhe icyubahiro kwirengagiza nabi yagiriwe ndashimira Imana ko hari abantu babishora Kimana arabishoboye kwirengagiza nabi namugiriye mu by'ukuri kiriya gihe cya kera nubwo ibinyanga cyangwa ibihemu biremereye bitabagaho cyane ariko kuri kose niba umuntu aravuga ipantaro kowe nziza yaguze amafaranga 80 nkayimwiba nabaga ntamuhemukiye kandi nkayambara areba kandi ayo mafaranga yari menshi kandi yavuga nkamutuka icyo si igihemu twamuhimbaga n'ibizina bibi ntabwo yari njye nyine n'abandi bana twabanaga twaramwangaga tukanamukubita tugakubita nta kintu tumuhora hari n'umunsi namwibiye amafaranga 400 mana yari yakoreye ahantu twaheraga ubwatsi ku mugabo ari diregiteri wa DRB ahantu ibyumba twaramukoraga tumwahirira ubwatsi twitwaga Munyengabe ahantu nkaze zabaga mu mujyi ayahimbwe ayahisha mu byatsi bw'inka ndayamwiba ubwatsi bw'inka yagiye kwahira aho bubitse tugaburira ndayamwibasha urayamwiba ariko se yigize abimenye yarabimenye twanamwigamba kuko ntiyasakuzaga ntiyarwanaga nyuma wanamwigambagaho hanyuma bikarangirira icyo gihe waramucunzura yiba uza no kuza kumubwira ko wayibye kumwiga mwishongura uti ko na yariye se wangira ute wowe none se icyo gihe wamurushaga imbaraga se ku buryo wenda atinyaga ku mubiri sinazimurushaga ariko wari umuntu utagira urwana utavuga ibyo waramuhemukiraga kabino bikarangiriraho amafaranga n'ubu numva mbabaye yapfuye naramuhaye narenzeho n'inshuro nyinshi ariko ikintu ariko none ibaza umuntu 400 yakira gihe urayazi yari menshi cyane 400 8 yari menshi no tafari ahubwo ni nayo twahembwaga ku kwezi ahubwo wari umushahara we wose nahembwaga 400 nawe ahembwa 400 ahubwo wari umushahara w'ukwezi wose itafari ahubwo nanivuze ngo ryari 50 oya icyo gitafari numva ryari 5 kubumba itafari meretse gukora ikiganiro kuri channel imwe nikagacishemo mvuga ukuntu natangiye guhembwa bwa mbere amafaranga ya leta 4656 muri 90 umuntu azakareka ko kandi ayo mafaranga ntugabo murayapinze ni mafaranga yubakaga inzu umuntu andika comment ngo ariko disi ngo kujya yagiraga amanyanga ngo uracyayafite ubwo se ngo inzu 4,000 urajyafite amanyanga yakubeshye ngo yarakokamye disi ubwo se ngo inzu 4,000 ariko siko iyo comment nayibonye irahari ngo amanyanga yarakokamye disi ubwo se ngo inzu 4,000 ubwo se ngo ari ubwo se ngo ufite imyaka ingahe uramuntu disi ntabwo namubwiye nawe navise si umuntu buriya ahubwo nge navuze menshi hari igihe n'igihumbi cyubakaga inzu nanjye nese igihe abantu bahembwa gurumiya ubwo inzu yubakwaga amafaranga angahe ariko cyakoze abantu bashobora guhita batabyumva ariko nk'abicyo gihe barabizi ko amafaranga icyo gihe yari menshi rwose yari menshi 400 none se ntabwo uzi ko ari cyo gihe hariho umusoro w'amafaranga 400 w'umuntu w'umugabo w'umwaka 400 ku mwaka ntabwo wirukankaga bakarara mu yindi komine bahunga imodoka yaje kubasoresha kuri 400 ku mwaka rero muvandimwe n'uzakurikirana ugasanga polisi zateze ziri mu nzira ziri kwaka umusoro uva mu isoko
akwaka umusoro w'umubiri w'amafaranga 400 mu mwaka umeze 12 umuntu akayabura akiruka akarira mu yindi komine. Rero muvana 4,000 hari igihe umuntu nibye 400 naramuhemukiye, yari menshi, narabyihannye, nasabye Imana imbabazi, nawe narazimusabye, nanamugiriye neza, nyuma birenze 400 ariko mbyutswe amafaranga namuhemukiye. Rero muri make tutinda muri hanyuma tudatinze muri ibyo ngibyo umenya ngo nari naramuhemukiye tudaye muri detail byinshi kugura ibiryo ntimumuhe gusangira inzoga mu kamwe byabaga ari byinshi. Ariko narinze fungurwa muri gereza nkuko nakavuze ubushize, musigira utuntu twundi twagereza nari mfite, kintu ndakimuha leta yari yaramaye n'isahane n'igikombe, ndafungurwa. Guhera ubwo nitwongeye no kumenyana, aho ikibazo ariko icyo gihe gusura abagororwa nta byabagaho, nayo bango se namusuye nta byabagaho. Aha, dukomeze rero. Ibyo birabaye, uramuhemukiye, arakwakiriye, agufashe neza, agukoreye, aramburira muri gereza, amakara yaka ku mutwe hose. Hanyuma ibyo birarangiye, ubuzima burakomeza, bwaho ngamaje kukwakira. Dusubire muri gereza se twaravuye. Oya bwo nyine yarakwakiriye, gereza bigeze mfungurwa nta. No nyuma rero waje kuza. Inyanga nakoze muri gereza narabivuze ko ninjye muntu wibye muri gereza mfungiwemo. Nuba ku isi ntarone ibyo bindi. Ese wamazemo igihe kingana iki cyo gihe? Amezi 6. Ya yandi umuntu amara muri gereza hanyuma wabwa imirimo ya leta. Ubundi rero itegeko ryahozeho ayo mezi ntabwo wabaga wambuye uburenganzira bwa politike, wambuwe gutorwa, utaba umusirikare. Ngenda nafungurwa. Wavuye mukatiwe? Oya ntabwo nakatiwe, yose namaze nkiburana nkigira gute nkishakisha. Namaze muri gihe kinini umuyipeje wamfunze ntiyantuma ngo mburane, uwamfungishije ntiyankurikirana, niberamo gusa. Nanjye mbonye bampaye n'uburyohe bwo kujya nigira no mu rugo nambaye iroza nkajya kumwajya rute ndicecekira. Nyuma y'gihe nibwo abagororwa baje kuzangira inama y'inzira nacamo, agaragaza ko narenganye, banganije bati ariko wakana we biti babaye nk'abicuye, ariko wakana ubu bite muri giza kutaburana kudatawuta nakati. Mbabwira uko nafunzwe n'umafungije ni batagira ibintu byoroshye gutyo, bangira inama bakundi nigengaga. Nasohokaga bambwira umucamanza wari wari yituka Karasira abaye akiriho nawe nazamwitura, yangiriye neza. Karasira umucamanza umugabo umvikana, uca bugufi, ucisha, kandi yarayoboye abo bacamanza baho ngaho, yari hejuru yabo. Nsohotse fata ya ngorofani yanjye muri gereza nkugiye gutoragura bya biningurube zaryaga najyanaga, ngeze imbere ya biro ndacyaguza ndiba ko nta musiriviya undeba, ndacyaguza kuko baragukubitaga. Ninaga mu biro bye, mubwira ugiye nafungiwe, mubwira uko mfunze, ndamubwira we ahamagara ipeje wamfunze, ibiro zabaga zifatanye, aramuza ati umwana uramuzi? Ngo ndamuzi. Uzana idosiye hano, uzi ko umuntu yamfunze ntagire idosiye yankorera yanditse, kuko icyo gihe bandikaga n'imashini z'intoki gusa, idosiye yabaga ihari. Wenda ubu ngubu ni systeme nuko bisohora. Ngo rwose hari abantu bitaga ngo basubusiti, bari subusiti babaga noza ni subustiti, isubustiti hajyaho ti ebyiri. Uwo muntu yabaga ruta abo bayipeje, yari subustiti. Rero subustiti ngo rwose ngo bwana subustiti ngo nguza ni dosiye ngo nyirebe, ipeje idosiye arayibura, ntayo yankoreye. Nabo niyanyibukaga kurya abonye ndakana bamfunze, ariko wa 6 habura gikurikirana, habura uvuga byo birangiriraho. Nanjye mbonye muri gereza ndyohewe, mbona n'ubuzima n'amafaranga ndishishekera. Hanyuma rero ubwo buzima ubuvuyemo, iyo rakase nkakubwira ko subustiti ari wo mfunguye, yumvise ibyanjye arabyumva, arambwira ngo genda ngo ejo nzagufungura. Mu gitondo cy'ejo nsubiye kongera kuri kakazi, musanga hagaze kuri yabaza ry'urukiko abarambuye, ngo wa mwana ngo ugiye ko wari gutaha. Itasubiza ingorofani muri gereza, tananambara imyenda yanjye isanzwe. Bamba impapuro nyinshi zirenze 5 zanditseho byose. Icy'ingenzi cyari kiyo zitwaga liberté provisoire. Wumvise gufungurwa by'agateganyo, kurekurwa by'agateganyo. Liberté n'ubwigenge, n'ubwigenge bw'agateganyo, uburenganzira bw'agateganyo, ibintu nk'ibyo. Ikintu gikomeye cyari kiriho ngo ntiwemerewe kuva muri komine ujya mu yindi. Ni ntero bivuga ngo ugomba kujya kwitaba kuri komine yawe buri kuwa mbere, ku bintu bya komine buri kuwa mbere. Hari ibintu byinshi ntashoboye gusoma, ariko ibintu by'ingenzi byari byo. Kutemerewe kuva muri komine ujya mu yindi, urumva ko ari liberté provisoire koko. Nuko nafunguwe, ngaho basi wari ugiye kumbaza. Aho rero urafunguwe, ugeze hanze. Ugeze hanze wakomeje bwa buzima n'ubundi bwatumye ujye muri gereza bwo kwiba? Aya narabukomeje, ariko mu kinyabupfura noneho.
ni ukuvuga ngo ubwo kwiba mu isoko naraburetse wibaga kinyamwuga gisirimu ubwo twabyita ko ari gisirimu da ariko ubwo ni kinyamwuga kuko mbese gukora mu mifuka kinyamwuga kenshi ibyo narabiretse by'ububo kwiba ibiryo kwiba amateke narabiretse ubujandasha naraburetse ahubwo natangiye gukora akazi ko mu maresitora nkajya nkora ntaha yego n'umuntu nakoreye mbere na mbere n'ubu aracyariho uwo muntu yaje no kumbyara muri batisimu nyuma mbatizwa bwa mbere na mbere mu itorero rimwe mbatizwa bwa mbere na mbere muri 89 uwo nakoreye akazi ko muri resitora ariko nabwo naribaga nibaga databuja none nshobora guseriva umukiriya ibiryo yanyishyura databuja atareba nkabika hanyuma se yasiga kuko navuye mu umunyabyaha n'undi ntabwo nakinari nkijijwe aho ngaho rero ngize amatsiko uwo muntu waguye akazi se ntabwo yari azi ko wiba se cyane cyane ko numva wari waramaze kumenyekana none se ugira ngo uretse ubu ndi kubivuga kuri kamera n'umuntu wafashwe yibye ibyo yibye abifite bakamubaza ngo urazira iki uzi ukuntu avuga ngo nibye da niko avuga zikanda byagenze bite ngo nibye da ntabwo avuga ko yibye nurize uretse kuba yenda yarambonaga nambaye iroza ngigese yarabizi cyane se babandi b'iki gihe ariye bagufata wibye nk'inka cyangwa arimo kuyibaga bagafata umutwe wawe bakawuzirika hano ku ijosi burya nawe ushobora kubihakana bakagenda bakujyana bati burya yavuga turamutse bawuvanye kwa naka barawunkorera hari aho bigoye kwemera icyasi ibintu bipfa koroha ko kugira ngo bagushore bataguhaye nuko nakijijwe ubu nuko mfite Kristo muri nge wari watekereje ko ndo kwizerwa akangabira umurimo we ubu nivuga ko nabanje kuba umunyabyaha ariko nabikoze mu bujiji ntarizera uwo narizeye ndi umwana w'Imana haleluya narabikomeje ariko mu cyubahiro noneho napfa kubivumbura umukiriya yibagirwa akantu nkabika avuga ati nta kantu karaha ndahiriza hene ntako nabonye subujura se umukiriya nyishyura databuja atareba nkabika subujura se anumye kugura ibirayi ibiro 30 namubwira nitsanze biri kugura 18 kandi ari 15 mbiguzeho atatu se yari menshi ku kiro cyane 30 se amafaranga 90 cyane 90 kiragese ntuyazi ko arakomeye yari menshi ubujura narabukomeje kugeza nzakubwira nakijijwe kandi nari kubona gasoresore ariko n'agasoresore noneho katanye no kugira ubwibone kazi gusokoza ibintu bitaga penke na rokoke bicyaduka kazi kwambara ubupantaro twambaraga hejuru bitaga imbati bugeze hejuru ahangaha n'ubukwitu bwagwa bigitanga bukomeye gashobora none agasore gashobora no kuvugisha inkumi noneho yanjye kwa gasore kavugisha inkumi kandi ubwo inzoga inzoga noneho kunywa ndi bukuntu aho hantu nakoraga muri restaurant twaya tugura fanta tugasuka mu gicuma n'uri mwana twabanaga tugagura nakanyanga tugashyiramo nyuma rero aho naje kubona iyo nabaga ntakora muri restaurant n'ubundi ntago nabaye imbobo yo kurara mu ishyamba ariko nari abasore twagiranaga gakungu bari mu kigero cyanjye ku buryo hari nk'umunsi nibuka twizeye kujya kunywa muri bar yitwa Urumuri ubu yabaye hotel twara abana batandatu ariko b'ubusoresore nyine tukafata ameza manini kigiye peti mitsingi yagura amafaranga 60 niko yaguraga zicyaduka kaguraga 60 buri wese akagura nka 2-3 twese twagura ubucupa bwuzuye ameza ariko zibanga twadufite n'amavide twarayibaga inzoga tumweye amavide twarayibaga tekereza ariko ne munsi ariko hari benshi babikora niba bahagena mu kabari akanzuga amara kuyinywa ni vide akaryiba akaritwara hanyuma akazagera ngo yazaba menshi akayagurisha twaragurishaga tukagira umugisha akaba umuntu wareba iki kiganiro abikora akabona umuntu wabanje kubikora ariko Kristo akamukiza akamugira imbabazi mu bikabita kirega nta rubanza abantu biwacu mu gibyumba hariya barankunda bose nta muntu ufitanye ikibazo harunagiye ngurira akazi ko mu rugo benshi barahari kuko nakoze akazi ko mu rugo ubwo buzima bwasimburanaga n'akazi ko mu rugo nkuko nabivuze nabwo nakoze mu ngo akazi ko mu rugo nakoze mu ngo 16 mu buzima bwanjye 15 nizi wacu byumba rumwe n'urw'i Kigali abo n'urw'i Kigali barahari bariho nizi wacu bamwe bariho hagiye bankoresha neza abatumaga nkora n'amakosa abanyambuye abankubise abankundaga abanyangaga abamvumaga byose nabiciyemo kandi nagiye nkora bankubita kandi ngakora cyane arambirwa nkajya kumurara gutyo abana bise tubibanamo n'ububahari bamwe bazara n'iki kiganiro tubibana twazenguruka umujyi wabyumba turatugenda nijoro tukava kuri stade tukagera Nyiragasuru tukagera ku Ruyaga ubwo niko turi kugenda twibutunta abantu ari gihe twafunga ampure ku mazu ampure z'amatara yego ampure icyo gihe ishyashya yagura amafaranga nka 40-50 twayigurishaga 10 ku munwa tukayigurisha 10 none se ko mwabaga mutayiguze mwaravugaga muti ahubwo akaba ari gihe twibye ibintu agiye twabwira ibintu bidafite umuro twabura umuntu bigura kwibagura byashaje
twiba nk'inkoko, twiba aho muri bura tukabita, tukabura umuntu ubaha amafaranga, akabura umuntu w'amafaranga tukabita gusa habuze umuntu ubigura. Hari umugabo w'umudiyakoni mu mujyi byumba hari Ubugunga nize kwirane ntiwawe narahibaga rwose, ati ibyo bintu byihora, ati ibyo nta biriho, kuko nta nibyo yaratarakizwa. Kuko umudiyakoni yari mu mujyi byumba, kandi koko ibyo namubwiraga ari ukuri. Okay, hanyuma ibyo rero ubwo buzima ubayemo ugiye mu maresitora, uragiye urakoze amaresitora, waje kuhirwa mu maresitora ubonamo amafaranga menshi cyangwa sa n'uwahiriwe? Kuko mu maresitora nashoboraga no kubika mu maresitora, cyangwa se ubundi nkagura kariya bita agakarito. Agakarito mbona nakakira nako, agakarito karimo shikarete, buriya bukarito baterekaga abana batembera inzu twaragatembera, bakabutemberana cyangwa akabutereka nk'ahantu akajya acuruza harimo kanako naragacuruje. Ubundi nkacuruza ubunyobwa nkaburangura nkabukaranga ibiro 2 gutyo. Ubundi nkajya ngura udutoki n'abaturage tw'imineke, nkagura udutoki nkajyana. Mbese nyuma yo kuva muri gereza najya nshaka ubuzima nibura bwanyigize imbere. Ubwo muri 89 unari ntagiye no kuba agasoresore muri 90 yuzuye, nari imyaka 18 rero. Noneho aho nyuma y'ubwo buzima, nyuma y'amaresitora nyakoramo nkora ntaha no mu rugo, mbese ntangiye kuba umuntu nibura ubona ko yaba umuntu muzima ho gatoya. Aho naje no guhindura akazi burundu, domene noneho y'ibyo byose ndayirika, njya mu kazi ka leta. Akazi ka leta, yego, akazi ka leta. Ariko ubwo utuzi twa leta kari twinshi, ubwo wabwira abantu ko ari akaye wagiye gukora, wahise ujya gukora mu biro? Ni ibiro. Uzi ko icyo gihe nyuma y'ibyo none se gukora mu biro gute kandi utarize? Nibyo nagiye muri byo byasabaga bize, ariko nongeye gukora utunyanga dukomeye, ariko nibura tumpesha akazi byibuze. Uzi ko ubwo muri 90 noneho rero nagiye mu gisirikare. Noneho mba musirikare, kandi nabyo byasabaga amashuri, ukagaragaza nayo wize. Tugiye kwa guhera ku mwaka wa 8 w'amashuri abanza wari wemewe. Yego, kandi icyo gihe ariko umenye nubwo wari wemewe wa 8 ntugire ngo ryari amashuri nayo yoroshye. Murariza gwa 8 kera yabaga ari umuntu uzi ubwenge bukomeye, yarigishaga. Hari abigishaga bararanje bane bari cyane rwose, yabaga afite ubwenge, yabaga ari wa muntu urwego rwiza cyane. Ntabwo baga umwarimu uhawe akazi ya ministeri, ariko washobora gusimbura umwarimu wenda wabyaye mu komini, kamwohereza aho ngaho gusimbura umwarimu wabyaye, warwaye, wapfuye se yabaga umusimbura. Wowe rero ntabwo wari ufite umwaka wa 8? Ntawo nari narize, nta n'ibyangombwa byemezaga ko nyine ayo mashuri afite, ntabyo. Hanyuma rero ujya mutese, ariko ubona ntarawize se. Naje kwitegereza, reka suri nyuma gatoya, urebe ko ku gihe tuba twihatiye ifite iminota nk'itanu wenda, umbwire reka nsubire muri gereza. Yego, n'ubundi reka tuvuge twinjire mu gice kimeze nk'aho gusoza, hanyuma tuzakomezaho. We ni minota 5. Aha, burya cyagiye ndi muri gereza, nakubwiye ko twajyaga tujya gukorera abasirikare, kubakorera amasuku, guharura, batujyanagamo abanyuru gukoramo. Nibwo mu mutima naje kuntu abasirikare baba bafite ibiryo, imiceri n'inyama bakabirya byaho ntibishire. Nibwo mu bwonko hambwe ngo ariko ubundi umuntu abusirikare gute? Ntabwo nari nzi ukuntu bajyamo. Yego, ntabwo umusirikare n'umusirimu ko mutapfa no kwegera, kwa mu gitondo biruka inkweto zisobanutse, shukana n'umuntu. Ntabwo nari nzi ukuntu bajya mu gisirikare. Aha, ubwo ngarutse rero mu gutekereza ku kijyamo noneho, naje kumenya uburyo bajyamo. Menya ko icyambere certificate y'amashuri wize, menya ko bagira icyemezo cyo kutafunzwe. Yego, kandi narafunzwe, byibuke. Yego, kandi amezi 6. Ariko wenda kadusoze mvuze uko nabonye ibyangombwa binjyanamo. Yego, ubutanzavuga inzira yacyo noneho. Yego, naje rero gutekera handi nakoraga muri restaurant, uko nakoreraga n'ubu baracyariho. Waje no kumbyara muri batisi mu batizwa kuri Noheli ya 89. Umugabo wari directeur w'amashuri yazaga kunywera aho hantu. Yego, umunsi umwe hari ndamwegera nako directeur ndagushaka, ati nta kibazo babanze baguha icupa. Umusana Primus yakoraga 90 cyangwa 100. Yego, ararimara ntibaguhirindi mubyeyi ndagukunda buriye. Amaze gukubita 2 ndamwegera, wampaye certificate umwaka wa 8 ko nshaka kwigira mu gisirikare, nta kindi nyishakira nyakuba directeur no kujya mu gisirikare.
yumva arumiwe, ruswa yayimize kare. Yego, yari yamajije gutamira, bakubwira ko ushaka kugera ku mutima w'umuntu ubundi ucamo, unyura mu gifu cye. Ucamo. Kandi ariko buriya niyambwira ati ntabyo nashobora, yari kwigendera. Nari kumugira neza. None se ko nta masezerano mwari mwagira? Ari kumugira neza. Ntacyo byari, ariko gusa ati si urashaka, ndamubwira rwose narize ngarukira mu mwaka uyu n'undi ndamubwira, kandi nigaga hariya muyoboye. Wowe wigaga? Wagarukiye mu kangahe? Ndamubwira. Wigishwaga nande? Ndamubwira. Yarakwigishije, mubaze rwose aranzi nabaga n'uwa mbere n'uwa kabiri. Ko nari nzi ubwenge mu ishuri. Yego. Navangamo na Satani n'abadayimoni. Barabitubwiye muri bwa buhamya bwanyu. Nzi ubwenge. Aratekereza ati mbere ngiye kwigura. Uwo mwanya tujya mu biro bye. Yego. Ama certificate ndayibuka yari ifite couleur ya Bressier. Ko nize umwaka wa 8. Ko nafite amata 67%. Yego. Manwe nayikubise ku mufuka navuga nti mana igisirikare uzakima cyane. Cyo gihe uhitubona ko ikintu nk'icyo gikoretse, uhitubona ko inzira zawe zahiriwe. Menya ngo noneho n'umuntu wari secrétaire wa commune nari naramukoreye akazi ko mu rugo. Kandi mpava ntamwibye. Yego. Mpava nta kosa kuma icyemezo cy'uko ntafunzwe ni za mashini yaratapye vuba jososinye cyo barakimakiriho kashe ko ntafunzwe. Umunsi ntiwabishobora muri systeme kare ngo ntiwafunga biragoye, ntiwafunga isegonda imwe wakandagiye systeme irakujugunya. Babirimo biba byaraye niko tuvuga ngo systeme irakujugunya. Ushyiramo igahita kujugunya. Oya ukoze ne wakandagira ko itakuzi rwose. Iyo wakandagira mikirenge winjiyemo nyuma y'imyaka 1000 biza bigaragara cyane. Rero nta systeme yari iriho, ahubwo ni imashini z'intoki. Niyo umuntu yakuze ko afuze bati nyamufasha ni. Okay, barabiguhaye rero ubwo tuzakomeza noneho imigire yo mu gisirikare none ngo tuzakomereza. Ariko kimwe cyo ijambo ni rya rindi Timoteyo wa mbere igice cya mbere 12. Ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije kuko yatekereje ko ndo kwizerwa akangabira umurimo we. Nubwo nabanje kumutukanye n'urenganya n'umunyarugomo, ubyo ni Paulo bivuze ngenda shyiraho n'umujura n'umusinzi n'umusamba n'indi bisa nabyo, ariko narababariwe uko nabikoze mu bujiji ntarizera. Ijambo ni ryo kwizerwa rikwiye kwemerwa rwose yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gupfira abanyabyaha, muri bo ni njye w'imbere. Uwa kabiri ngo ngusengere. Oya nge ntago byo. Nagaribo ndi muri kamera ndi kubaza. Ari ngize ngo ndiki ibyo nge narabireze. Mbere ngo birenge katwisengere n'ubuhamya natanga. Wowe reka wenda mbere gusenga tubwira abantu ko kuva mu ngeso mbi ukajya mu nziza ni ibintu byiza cyane rwose. Kandi akenshi ari igihe umuntu abishobozwa n'imbaraga z'Imana. Nizo zonyine zigushoza zonyine. Nta zindi zagushoza ari z'Imana. Nta zindi zibaho. Okay. Imbaraga z'inkoni zangezeho. Ubwo niba nta zindi rero, ubwo saba imbaraga z'Imana kuri abo bantu. Kuri abo bantu badukurikiye bari mu nzira nka ziriya. Uwiteka Imana ishobora byose iri mu ijuru. Ni wowe urema, ni wowe ugira icyo ukora ukakirema ukagikomeza. Ni wowe byose watangiye uri Imana, uyu munsi uri Imana, uzahora uri Imana. Ni wowe uhindura umuntu agahinduka. N'uwameze nk'umutsima uhiye uruhande rumwe uramuhindura. Wahinduye Pawulo ari mu nzira y'Damasiko kandi biremera birakunda na ziriya ntwa zagiye zisanga ibintu bitandukanye, ariko Yesu akavuga ngo nkurikira zikamukurikira. Kwa Zakayo havugiye ibintu byiza, vugira amagambo meza, Zakayo arahinduka. Data ushimwe. Nuriya mudamu baciraga urubanza ko ari indaya ariko waramuhinduye arahinduka. Senge umvise iki kiganiro, umvise amagambo ameze nkuko nari imeze, cyangwa ari hanyuma yanjye, cyangwa ari na mbere yanjye, ariko akagize ikivizo cyuko yahinduka. Mbaraga z'Imana zimusanga ahantu haraka kanya, mwuka wera mugenderere, mbaraga z'isumba byose zimujyeho ahinduke. Izahinduye Paulo izampinduye, tuganuka tukabakozi bawe Data, dufite ibyiringiro by'ubugingo n'abari kumuhindura. Ubuhamya buherekeze ubwumva wese yumva hari icyo uvuganye nawe. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.